bamugize ibyamfura mbi. Uyu mugani abanyarwanda bawuca iyo bafashe umuntu w'ikihebe cyangwa se umuntu wakoze ubuhemu bwo ku kigero cyo hejuru, nuko bigatuma bamuhanisha ikigero gikabije, nibwo bavuga bagira bati bamugize ibyamfura mbi. Umugani rero wakomotse kuri Rumashana rwa Segitoma w'Irubona rwa Ngunda, aho ni muri Butare ahasaga mu mwaka w'1700. Muri icyo gihe rero hari ku ngoma ya Kigeli Ndabarasa. Hariho umugabo rero akitwa Rumashana rwa Segitoma, agatura Irubona rwa Ngunda na Busanza bw'Epfo. Bukeye Ndabarasa amugabira inka zitwaga amahame, arazitunga arazorora ziragwira. Rubanda rero ngo baramushima, bigeze aho ajya kuzimurikira Ndabarasa, azimurikira zifite inyana z'imishishi, bituma Ndabarasa amushima, amwongera n'izindi zitwaga imisugi. Nuko Rumashana arakira, aratunga, aratunganirwa. Nuko Rumashana rero muri ubwo bworozi bwe ngo ariko yari afite n'ingeso yo gukunda inyama, akajya bagisha ibimasa n'amagumba. Ageze aho abwira abamubagiraga ati nimumbagire inyana y'umushishi. Nuko barayibaga, inyama zayo barazotsa, barazimuzanira, asanga ziruta inyama zindi zose yaryaga mbere. Kuva ubwo rero azyahukamo, yewe ngo arabikunda cyane, inyama zindi azita kuri. Nuko Rumashana akunda inyana z'imishishe, akaba arizo zonyine yirira. Bamuzanira inyama zitari z'imishishe akazita kure, yewe ngo akazanga, abazimuzaniye bikaviramo no kubirukana bakava mu bagaragu be. Inkuru yo kurya imishishe rero imenyekana mu baturanyi ndetse isakara mu Busanza bwose. Abanzi be bamubona urwaho, bajya kumurega kuri Ndabarasa, bamurega ko yamaze inyana z'amahame ndetse n'imisugi. Nuko Ndabarasa amutumaho ngo yimure inka aze kuzimumurikira. Rumashana arazimura, azishyira Ndabarasa. Zitungutse ku karubanda zitungukana inyana z'imishishe ngo zitagira uko zisa. Rubanda barahurura bajya kuzireba. Nuko inka zijya mu rugo ziramurikwa. Ndabarasa abonye za nyana ashima Rumashana. Nuko abona yuko yarezwe ibinyoma, aho kumuhana rero aramugororera, arataha. Ageze iwe ntiyareka yangeso yo kurya inyama z'imishishi. Mwizo nka zari nyinshi, nubwo ngo abozi ndetse n'abagaragu bo kwa Rumashana babaga inyana zose, ngo ntawamenyaga yuko hari inyana yavuye mu misugi ndetse no mu mahame. Ngo zari nyinshi ku buryo utazibara ngo uziheze. Haciyeho iminsi rero Ndabarasa aratanga, hima umuhungu we witwaga Sentabyo, abatware baramurabukira. Kurabukirwa rero kwari nko gukeza umwami. Umwami wimye mukamurabukira, abafite inka bakamugabira, abafite ibyo bamuha bakabimuha, kugira ngo bakomeze bakome yombi ibwami babarebe neza. Rumashana rero wari ukeneye gukomeza gutona ibwami, nuko nawe aramurabukira. Amurabukira inka ngo yonsaga inyana ebyiri z'impanga kandi zikaba imishishi. Nuko Mibambwe Sentabyo arashima. Abaraho batangarira izo nyana z'impanga, yewe ngo baranazikunda cyane. Ubwo Rumashana rero aratona no kuri Sentabyo, ndetse aramukunda kurusha se. Abanzi ba Rumashana babonye ko Mibambwe amukunze kurusha se, bava hasi n'imizi baramurega, ariko bibi by'ubusa Mibambwe ntiyabyitaho. Bukeye baca inama, nuko bajya inama yo kujya kwinginga Mukamibambwe witwaga Mukarugaza. Bamuhakwaho cyane kugira ngo azabaregere Rumashana bifate. Mukarugaza amaze kubyemera, yihererana Mibambwe Sentabyo ati ibintu byawe biragushirana ureba. Ati burya bwose Rumashana yamaze inyana z'amahame n'imisugi azibaga, kandi ntaho biraba mu Rwanda. Mibambwe ahamagaza abarezi ba Rumashana, ababaza ibimenyetso byatuma Rumashana afatanwa igihanga cyangwa se igicumuro. Baramusubiza bati Nyagasani, tubikubwiye wagira ngo n'amagambo yo kumwanga. Bati shaka abantu b'inkoramutima, yewe bazaze tubikwereke, nibwo uzabyibonera. Mibambwe Sentabyo ashaka abantu bakuru b'inyangamugayo, arabatuma ati nimujyane n'aba bagabo bo kwa Rumashana, hanyuma mungenzurire, hanyuma nimuza gusanga koko ari izo nyama muzambwire. Baragenda, bageze kwa Rumashana babanza kubaririza ibyo yakora. Babaza abantu bo mu mihana, ariko bakabibaza rwihishwa. Bamaze kumenya ko Rumashana nta kindi kintu agikoza ku munwa uretse inyama z'inyana z'imishishe, ingenza zirahindukira zitekerereza Mibambwe Sentabyo uko bagiye nuko babajije abantu bose. Bati abantu bose barabihamya.
nuko Mibambwe yohereza abafata Rumashana. Mibambwe rero nawe byaramugoye gutanga umutoni we, kandi akaba yari n'umutoni kuri se, atanga amabwiriza atomoye ajya kwa Rumashana, abategeka yuko bagenda bakamusaka, yewe ngo bakabanza bakanavunyisha hanyuma bakanaganira, ariko abategeka yuko bageriwe bakamusaka, bamusangana inyama bakamuzana azikoreye. Uko umwami yakabivuze rero Rumashana araterwa, baramusaka koko, bamusangana inyama z'inyana z'imishishi, yewe ngo nibihize ibiti byabyo, nuko yari afite n'impu z'izo nyana. Abantu barahurura bajya kureba umuntu w'umutware wari inyana. Rubanda ndetse n'abantu bose baratangara kuko ngo cyari igihemu kibi. Rumashana aratangwa, yicwa urubozo, yicirwa ku Karubanda, anyagwa n'izina rye ry'ubutware, bamwita Mfurambi. Bamwise Mfurambi kubera ko yari yarahemutse, agahemukira ingoma ebyiri, agahemukira abami, akarya inyana z'amahame ndetse n'imisugi. Kuva ubwo rero abanyarwanda babona uwafashwe yibye cyangwa se yagize ikindi gihemu, agafatwa agakubitwa akabohwa, bakamunyaga bati bamugize ibya Mfurambi. Bashobora no kuvuga bagira bati bamugiriye ibya Mfurambi. Ubwo rero baba bazirikana Rumashana rwa Segitoma ibyo yagiriwe amaze gushinjwa inyana z'amasugi ndetse n'amahame. Kugirirwa ibya Mfurambi bisobanuye kwicwa urubozo, yewe wagira uti kugira ibya Mfurambi nabyo bigasobanurwa guhemuka cyane cyangwa se guhemuka by'agahebuzo. Ngaha rero aho ducumbikiye umugani wacu twasomye uyu munsi uragira uti bamugize ibya Mfurambi cyangwa se kugira ibya Mfurambi. Ni umugani rero dusoma mu birari by'insigamigani, ni igitabo cyanditswe na Minisiteri y'Uburezi, igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980. Ibi rero byo ni ibirari by'insigamigani. Ni buri mushya hangaha turagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye umenya imigani yacu, uyimenyere igihe. Niba wifuza kumenya umugani kandi nabwo twandikire, utubwire umugani wifuza, tuwugushakire tuwugusomere. Mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda, tuzasubire ubutaha.